wigeze wiyumvisha ko abantu baba mu nzu zidasanzwe aho ibintu byose bisanzwe bihinduka ibitangaza? Ku isi hose hari ahantu hatangaje, kuva ku nzu z'imipira zimeze nka baro mu Buholandi, inzu z'ubwogero muri Maldives, umujyi w'abapfuye muri California, kugeza ku misozi, amazi n'ahantu hihishe mu butayu n'ibihe by'imbeho bikabije. Muri iyi nkuru tugiye kwinjira mu buzima bw'abantu batuye mu buryo budasanzwe, inzu z'ubwogero, umujyi uri munsi y'ubutaka, amazi akururwa n'amazi, ndetse n'ahantu hihishe hashobora gutera ubwoba cyangwa amatsiko. Dore uko abantu bihanganira ubuzima, ubukorikori n'igitangaza mu buryo bwihariye. Muraza kureba amafoto no kumva inkuru z'ahantu hatangaje ku isi hose, aho kuri n'ubwenge bw'abantu bihurira n'amayobera y'isi, n'ahantu hitaruye isi ku buryo utakwibaza uko abantu bahageze cyangwa impamvu bagumayo. Ni iki gituma abantu bahitamo kuhatura? Ni uguhunga isi isanzwe, umuco, cyangwa n'imbaraga z'amateka zibafasheho? Ese abantu bashobora kumenyera ikintu cyose igihe cyose? Reba iyi video yose winjire mu isi irimo amayobera, urujijo n'ukuri gutuma utekereza cyane ku bushobozi bw'umuntu bwo kubaho ahantu hose. Niba ari ubwa mbere ugeze aha kandi ugakunda ibyo dukora, ivuga gukora subscribe no gusangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Aha ni ku nkomoko mfisho. Bishobora kugorana kubyemera, ariko hari abantu baba mu nzu utigeze wiyumvamo ko umuntu ashobora guturamo. Isi yuzuyemo ahantu hihariye kandi hamayobera ku buryo bishobora kugutangaza bikagutera kwibaza niba ari ukuri. Nyamara ibi byose ni ukuri. Abantu barahaba bakahatura nk'uko abandi baba mu nzu zisanzwe. Mu majyepfo y'igihugu cy'Ubuholandi hari umudugudu usa n'uri muri filimi z'igitangaza cya siyansi. Aho ni Babayo, agace gatuwemo n'inzu zidasanzwe zifite ishusho y'imipira yo gukina. Izi nzu zigizwe n'ibice bitatu. Hasi harimo ibyumba byo kuraramo, hagati hakabamo ubwiherero, naho hejuru hakaba icyumba cyo kwakiriramo no kubamo. Nubwo izi nzu zigaragara nk'iza kijyambere cyane, zifite imbogamizi zirimo ubunini buto n'igiciro kiri hejuru gihanitse. Icyakora ibidukikije byaho ni byiza cyane ku buryo abahatuye batabona impamvu yo kuhava. Biratangaje kumenya ko aya mashusho asa n'ayahinduwe n'ikoranabuhanga, atari editing cyangwa gusubirwamo n'ikoranabuhanga, ahubwo ari imirimo y'amaboko y'abantu. Ibihugu bya Baniwari na Bakshi bizwi ku izina ry'ikirwa cy'umutuku cyangwa se Purple Island, ni bimwe mu byagize umushinga wo guhindura isura y'igihugu cya Korea y'Epfo. Mu mwaka wa 2015, mu rwego rwo kwigobotora ibihe by'umwijima byari byarabaye, abaturage bahisemo gusiga ikirwa cyose irangi rya papa, bashingiye ku bimera bya lavande bihamera bisanzwe. Uzira izina rya papa mu Kinyarwanda yatubwira uko ryitwa muri comment. Twagerageje kuvuga umutuku, ariko ntabwo ari umutuku nyirizina. Inzu zirenga 400, imirima myinshi n'ikiraro kinini gihuza ibyo birwa byombi, byose byasizwe irangi rya papa. Abaturage baho barya umuceri usa n'iryo rangi rya papa, bambara n'imyenda ya papa. Abakundira ibara rwose ntibagomba kuhacikanwa, kandi ntimuzibagirwe kwambara ibyiganjemo papa n'umutuku nimuramuka mugiyeyo. Hari inzu yigeze gutuma abantu benshi bayifata nk'urwenya, bibaza uko byashoboka ko umuntu ayibamo, ariko iyo babonye imbere yayo ibitekerezo byabo bihita bihinduka. Iyo nzu ifite uburebure bwa metero zigera kuri 7, uburebure bwose bwa metero 15, ariko ubugari bwayo ni metero 1.3 gusa. Yubatswe n'umuhanzi Erwin Wam, kandi ifite ibyangombwa byose by'inzu isanzwe, ibyumba byo kuraramo, ubwiherero n'aho kwicara. Ku bantu bamwe gutura muri iyi nzu bitera ubwoba bwo kwifungirana no kutamererwa neza bitewe no kugenda wegereye cyane inkuta. Ubu bwoba nibwo bwitwa claustrophobia. Wose wabasha gutura mu nzu nk'iyi? Umudugudu wa Ketekesu uherereye muri Toraja muri Indonesia umaze imyaka irenga 400 umeze nk'inzu ndangamurage y'abantu bakituyemo. Inzu zaho zose zubatswe mu buryo bw'ubwato, zifite ibisenge binini bisa n'amato kandi zirarebana. Imiterere yazo ifunze, ifite amadirishya make, ituma iyo winjiyemo wumva hari amayobera menshi. Igitangaje nuko izi nzu zikoreshwa nk'aho abantu bahurira, bakaruhukira, bakahakorera imihango itandukanye, kandi zubatswe mu buryo bwo kwihanganira ikirere kibi no kwirinda inyamaswa zo mu ishyamba. Ibyo mubona ku nzu ni amahembe y'inka. Abaturage baho bemera ko uko amahembe aba menshi ku nzu, ari nako nyirayo aba akize kurushaho. Iki mubona si indege yasigaye mu ishyamba, ni inzu y'umugabo w'umunyamerika w'umuhanga mu by'amashanyarazi witwa Bruce Campbell. Bruce yari afite inzozi zo kugira inzu idasanzwe kuva akiri muto. Igihe yamenyaga ko hari inzu zubakwa mu modoka nini izizwi nka truck house, yahise agira igitekerezo cyo gukoresha indege zishaje zitagikoreshwa. Abifashijwemo n'ubumenyi bwe, Bruce yahinduye indege ya Boeing 727 ishaje, ayigira inzu yuzuye kandi yujuje ibisabwa by'ibanze by'ubuzima bw'umuntu. Ariko kandi yashyizemo bimwe mu bice byayo by'umwimerere bijyanye n'ibyo akunda. Wigeze wibaza uko byaba bimeze gutura munsi y'ubutaka? Mu myaka igera kuri 150 ishize, igice cya Australia cyari gitwikiriwe n'inyanja, nyuma gihinduka ubutayu bitewe n'impinduka zikomeye z'ikirere. Mu itumba hakonja cyane, ubushyuhe bukagera hafi kuri dogere 1,
naho mu mpeshyi bukazamuka bukagera kuri degere Celsius 45. Kugira ngo bihangane n'ibi bihe bikabije, abaturage bo mu gace ka Papedi batekereje kubaka inzu munsi y'ubutaka bakoresheje ibikoresho byoroshye nk'amabuye na sandstone ndetse na siltstone. Izi nzu zigumana ubushyuhe buhoraho bwa degere Celsius 23 umwaka wose. Iyi miterere kandi ifasha abaturage kugira ubwisanzure n'ibanga rikomeye. Ibi bishobora kuba igitekerezo cyiza mu gihe kizaza, igihe abantu bazaba batangiye gutura ku yindi mibumbe. Ushobora kuba utazi izina Atelier, ariko ushobora kuba warigeze kumva ku mudugudu wo ku Gitare uwo bise Cliff Village uherereye muri Sichuan mu Bushinwa. Uyu mudugudu wubatse ku gitare ufite uburebure bwa metero 800, wamenyekanye cyane nyuma y'uko amafoto y'abanyeshuri bazamuka ingazi zo mu kirere bajya ku ishuri akwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga. Mu rwego rwo gufasha abaturage, leta yatanze miliyoni 1 y'amayuwani, hafi amadolari 150 bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yo kubaka ingazi z'icyuma zifite uburebure bwa kilometero 3 n'intambwe 2556. Mu mwaka wa 2020 hakurikijwe politike nshya, imiryango 84 yemeye kwimurirwa ahari hasi y'igitare, ariko ingo 30 zahisemo kuguma aho zari zisanzwe zikomeza guteza imbere ubukerarugendo. Murakaza neza muri Mirakib Hotel itagaragara. Inkuta zayo zifite indorerwamo zisubiza amashusho y'ibidukikije, bigatuma isa n'iyibereye mu kirere. Ifite igishushanyo cyihariye, yubatswe mu byuma bya aluminium byoroshye, izengurutse ibitare nto, ariko ifite ibyangombwa byose. Nijoro iyi hoteli irushaho kuba nziza cyane, urumuri ruyiturukamo rukayigira nk'iy'amayobera. Igihe cyose wayisura, Mirakib iguha uburyohe budasanzwe. Mu itandukaniro rikomeye n'urumuri n'ubwiza bwa Las Vegas, munsi y'umujyi hari isi y'akababaro. Mu myobo yari yarubakiwe kunyuzwamo amazi y'imvura, ubu hatuyemo abantu bagera ku 2000 badafite aho kuba. Aba bantu babaho mu mwijima, mu mwanda, ahantu hateganyirijwe inyamaswa ahubwo atari abantu. Bahura n'ibibazo bikomeye biri mu mwijima uhoraho, ibyago byo kurohama igihe imvura iguye, ndetse n'iterabwoba ry'amabandi yihisha aho hafi. Amatsinda y'abakorerabushake aturuka hanze yagiye agerageza kwinjira muri iyo myobo, agatanga ibiribwa kandi agasaba abo bantu kuva munsi y'ubutaka bagasubira hejuru. Ariko gukura abantu ibihumbi n'ibihumbi mu mwijima nk'ubu si ibintu byakorwa n'abantu bake gusa. Casa do Penado muri Portugal, iyi ni inzu yubatswe mu mabuye ane manini ya granite, ifite na piscine yo kogeramo ndetse n'amadirishya adacibwamo amasasu. Imbere yayo huzuye ibikoresho byose by'inzu isanzwe, uretse ibikoresho bikoresha amashanyarazi, kuko nyirayo yashakaga gusubira mu buzima bwa mbere y'ikoranabuhanga. Mu ntangiriro yari igenewe kuba ahantu umuryango uruhukira, ariko kubera imiterere yayo idasanzwe yaje kumenyekana cyane. Abasura benshi bagiraga amatsiko, byatumye nyirayo yimuka ajya ahandi, maze iyi nzu ihinduka inzu ndangamurage ikurura ba mukerarugendo benshi mu isi. Akenshi filimi zifata ingero mu buzima busanzwe, kandi hari abemeza ko inzu ya Casa do Penado yo muri Portugal ishobora kuba yarahaye icyitegererezo filimi ya Flintstone. Ubwiherero ni ahantu abantu benshi bashobora kumaramo amasaha bicaye, ariko hari aho utakwifuza kurenza n'iminota 2 gusa. Aha ni Makoko muri Nigeria, hafatwa nk'ahantu hamwe mu hantu hibagiranye cyane ku isi, kandi mu midugudu ikennye cyane kurusha indi yose. Harangwa n'inzu z'ibiti zishaje zireremba ku mazi, zikaba zituwemo n'abantu bagera ku 200,000. Kubera kutitabwaho na leta, imibereho yaho irushaho kuba mibi. Imyaka, indwara n'imyuzure bihora byiyongera. Nubwo ibyo byose bibabangamiye, abaturage baho babana urukundo n'ukwemera ibiriho, ariko abana baho bigaragara ko bakwiye ubuzima bwiza kurushaho. Hari ijambo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tuvalu yavugiye hagati mu mazi mu nama ya COP26 rigakwira ku mbuga nkoranyambaga. Tuvalu ni igihugu cya kane gito kurusha ibindi mu isi, gifite abaturage bagera ku 11,000 ku buso bwa kilometero kare zigera kuri 26 gusa. Ahantu hahanitse cyane ho muri iki gihugu ni metero 3 gusa uvuye ku nyanja. Kubera izamuka ry'urwego rw'amazi n'isuri y'inkengero, abahanga bateganya ko iki gihugu gishobora kuzimira burundu mbere y'uko ikinyejana cya 21 kirangira. Ibihugu bimwe nka Fiji na Australia byatanze igitekerezo cyo guha abaturage ba Tuvalu ubutaka bwo kwimukiraho, ariko leta yabo yarabyanze. Baracyaharanira kurokora igihugu cyabo, kwimuka bikaba ari inzira ya nyuma bashobora gufata. Mu mudugudu ureremba wa Kapongruang muri Cambodia, uburyo bwonyine bwo gutwara abantu n'ibintu na amato mato. Inzu zabo zubatswe ku nkingi zifite uburebure bwa metero 3 kugeza ku 9, kugira ngo zishobore guhangana n'impinduka z'urwego rw'amazi hagati y'ibihe by'itumba n'impeshyi. Kubera ubuzima bwo kwimuka, guhora hamwe no gutangira serivisi z'imibereho rusange zihagije, imibereho y'imiryango irenga 300 ihatuye iragoye cyane. Ibikorwa byose bikorerwa ku mazi, koga, kumesa, kuroba, gutwara abantu n'ibintu. Ibi bituma aka gace kadatera imbere kandi kakagira ibibazo bikomeye by'umwanda n'ihumana ry'ibidukikije. Ariko abasuye Kapongruang bavuga ko batabashimishijwe cyane n'ubudahangarwa n'ubushobozi bwo kwihangana by'abaturage baho.
ahantu honyine ku isi ushobora kubona hacanganye mu buryo bw'amayobera n'urujijo ni mu mujyi wa Longyearbyen uherereye mu birwa bya Svalbard muri Norvège. Uyu mujyi uri hafi y'ibirometero 1050 uvuye ku mpera ya ruguru. Aha niho izuba rimara amezi ane ridacengera, naho ijoro rikamara andi mezi ane riribuditse. Longyearbyen washinzwe bwa mbere hagamijwe gucukura amakara, ariko ubu wahindutse ikigo cy'ubushakashatsi bwa siyansi n'ubukerarugendo bwo kwidagadura n'ingendo zidasanzwe. Utuwe n'abaturage bagera ku 2400 baturutse mu bihugu birenga 50. Igishimishije kurushaho ni uko umuntu ashobora kuhatura atabanje gusaba visa, kuko uyu mujyi wemera bimukira mu buryo budasanzwe. Kubera igishushanyo cya kijyambere n'ikoranabuhanga rihanitse, abantu bashoboye gutura munsi y'amazi nk'amafi. Muri aka hoteli iri muri Conrad, Maldives, ifatwa nk'igitangaza cy'ubwubatsi kubera igishushanyo cyayo cyo munsi y'inyanja. Iyi hoteli igizwe n'imitwe ibiri. Igice cyo hejuru kiri hejuru y'amazi gitanga serivisi zose zisanzwe, naho igice cyo hasi kikaba kiri munsi y'amazi. Ikidasanzwe cyane ni icyumba nyamukuru cyo kuraramo kiri munsi y'inyanja ku bujyakuzimu burenga metero 5. Tekereza kuryama ureba amafi anyura imbere yawe, cyangwa unywa ikawa uzengurutswe n'ubwiza budasanzwe bwazanywe n'abubatsi bafite impano idasanzwe. None se hari inzu idashobora kwihanganira n'akayaga na gato? Yego, ntiwabyumvise nabi. Reactor, igikorwa cy'ubwubatsi cyatangajwe n'abubatsi Alex Schroeder na Ward Shelley, cyashyize mu bikorwa iki gitekerezo kidasanzwe. Iyi nzu igenda cyangwa igahagarara bitewe n'imbaraga zo hanze ndetse n'imigendekere y'abantu bayirimo. Abubatsi babayemo iminsi 5 imbere y'abantu kugira ngo bagaragaze akamaro k'ubufatanye n'imikoranire y'abantu. Iyi nzu ishobora kubona uburinganire gusa igihe abayirimo bose bafatanyije mu bwumvikane. Umujyi wa Oceano, umujyi w'imyuka, ni Colma muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni umujyi ufite abaturage bagera ku 1700 gusa ku buso bwa kilometero kare 5.7. Ariko hari inkuru itangaje. Uyu mujyi utuyemo imibiri y'abantu bapfuye barenga 1,500,000 kandi 73% by'ubuso bwawo bigizwe n'amarimbi. Colma washinzwe mu mwaka wa 1924 kugira ngo ukemure ikibazo cy'abashyingurwa mu mujyi wa San Francisco. Ibi byahise bihinduka umwihariko wawo, bigaragara no ku bicuruzwa byaho by'umuco. Kera cyane abantu bigishijwe gucukura ubutaka bakubakamo inzu kugira ngo birinde ibihe bibi by'ikirere. Umujyi wo munsi y'ubutaka wa Derinkuyu muri Turukiya ni umwe mu ngero zidasanzwe zigihari. Bamwe mu bashakashatsi bavuga ko wubatswe ahagana mu mwaka wa 2000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo n'abantu bitwa Abahiti. Biratangaje gutekereza ku bumenyi n'ubuhanga abo bubatsi bari bafite, nubwo kubaho munsi y'ubutaka byari bigoye cyane. Nta na rumwe mu ngero 18 z'uyu mujyi rwasenyutse. Uyu mujyi ufite ubujyakuzimu bwa metero 85 kandi washoboraga kwakira abantu bagera ku 20,000 mu bihe bitandukanye. Wakoreshejwe nk'ubuhungiro no kubika ibiribwa. Ubu Derinkuyu ni inzu ndangamurage ifunguriwe abantu umwaka wose. Rosina muri Brazil ni umudugudu wubatswe mu buryo butemewe ku musozi wa Rio de Janeiro. Inzu zaho ziregeranye cyane, zimwe zigera ku magorofa 10. Nubwo imibereho igoye, hari amashanyarazi, amazi n'itumanaho rya televiziyo, ariko nta mategeko y'umutekano n'isuku ahari, bityo indwara zigakwirakwira mu buryo bworoshye kubera inzira nto cyane. Ugereranyije n'indi midugudu ikennye, Rosina yirata ko ifite ibikorwa remezo byiza. Tekereza gutura aho abaturanyi bawe ari ibipupe by'inkware. Birasa n'ibiteye ubwoba, ariko niko bimeze mu mudugudu wa Nagoro mu Buyapani. Aha ibipupe ntibikoreshwa mu kurinda imyaka gusa, ahubwo ni ukurwanya irungu. Uyu mugambi watangijwe n'umuhanzi Ahantu Hateye wakoze ibi bipupe yibuka se. Ubu hari ibipupe bigera kuri 300 bikubye inshuro 10 abaturage bazima. Inkuru y'uyu mudugudu irababaje kuruta uko iteye ubwoba. Abakunda amabara n'ubwiza bashimishwa cyane na Bokap, ahazwi mu mateka ya Afurika y'Epfo. Hazwi kandi nka Cap Markata, inzu z'amabara atandukanye zubatswe mu buryo bw'Abahorandi n'Abongereza n'imihanda y'amabuye itandukana n'ahandi hose. Hari amaduka ku muhanda acuruza ibihangano byakozwe n'abaturage ndetse n'imisigiti itanga umwuka w'iyobokamana n'umuco uvanze. Iyo ubonye urusengero rumanitse rwa Datongo mu Bushinwa, wibaza uko abantu ba kera bashoboye kurwubaka ku gitare gihamye. Mu by'ukuri bakoze imyobo mu rutare bashyiramo ibiti bikomeye by'umwimerere birufashe neza mu gihe kirenga imyaka 1500. Ruri mu gice cyinjira mu rutare bigatuma rurindwa imvura, amabuye agwa n'imyuzure. Kugeza n'uyu munsi ni rwo rusengero rwonyine mu Bushinwa ruhuza Buddhism, Taoism na Confucianism mu bwubatsi bumwe. Mu Buyapani ku kirwa cya Aogashima hatuye bamwe mu bantu batinyuka kurusha abandi mu isi. Batuye ku nkengero z'ikirunga kikiri kizima. Iki kirwa gito gituwe n'abantu bagera kuri 200 gusa. Kiri hagati mu nyanja Pacifique ku ntera irenga ibirometero 350 uvuye i Tokyo. Ikidasanzwe nuko ari ikirwa kigizwe n'ibirunga bibiri, kimwe kiri imbere mu kindi. Nubwo ari cyiza kandi kihariye, kigira ibyago bikomeye kuko icyo kirunga kinini gishobora kuruka igihe icyo ari cyo cyose. Kugeza ubu kiracyari ahantu hatuje, hataragerwaho n'isi yo hanze.
Reka tuganire kuri Sealand, igihugu gito kurusha ibindi mu isi, gifite abaturage 27 gusa kandi ubuso bungana n'ibibuga 2 bya tennis. Cyashinzwe ku gihome cyubatswe n'Ubwongereza mu ntambara ya kabiri y'isi yose, nyuma kiratereranywa. Mu mwaka wa 1967 uwahoze ari ofisiye w'ingabo z'Ubwongereza Roy Bett yafashe icyo gihome maze atangaza ko ari igihugu cyigenga. Kuva icyo gihe habaye amakimbirane menshi hagati ya Sealand n'Ubwongereza, ariko kubera ko kiri hanze y'amazi agenga igihugu, Ubwongereza ntibwashoboye kugitegeka. Nubwo gifite ibendera, amafaranga n'impapuro z'inzira, Sealand ntikiramenyekana ku rwego mpuzamahanga. Nta mihanda, nta modoka, hari amato gusa. Aha ni Gaytown, umwe mu midugudu ya kera mu Burayi, uzwi nka Venice yo mu majyaruguru, ugizwe n'imiyoboro y'amazi n'ibiraro byinshi. Mu gihe imihanda ari mike cyane kandi mito, abasura bageze aho basiga imodoka zabo kure bakagenda n'amaguru, ku magare cyangwa mu bwato. Ni ahantu hasurwa umwaka wose kuko buri gihembwe gifite ubwiza bwacyo ndetse n'itumba rikaba ridasanzwe. Uzwi nka Ahantu Hateye Ubwoba mu butayu, umujyi wa Haba ugizwe n'urukuta rw'ubwirinzi wubatswe mu kinyejana cya 14, ukaba umwe mu mijyi ya mbere yubatswe mu buryo bwo kujya mu butumburuke. Ufite iminara irenga 500 igizwe n'amagorofa ari hagati ya 5 na 11 yubatswe mu matafari y'ibumba. Kugira ngo birinde imvura n'isuri, izi nyubako zigomba guhora zisigwa ibumba rishya. Iyi miterere yifashishwaga mu kwirinda ibitero by'abanyamahanga. Uyu mujyi umaze imyaka irenga 2000 ukaba ikimenyetso cy'ubushobozi bw'abantu bwo kwihangana mu butayu bukaze. Amaso yawe ntakubeshye, iyi nzu igoramye cyane ntibyatewe n'umuyaga. Izwi ku mazina abiri, Crooked House na Drunk House, yubatswe mu mwaka wa 2004 n'umwubatsi w'umunyapolonye. Nubwo isa n'igiye kugwa, yubatswe mu isima ikomeye cyane ishyizwemo ibyuma, kandi uko ihagaze iruhande rw'inzu zigororotse niko irushaho kugaragara nk'igitangaza. Mu Bushinwa hashize imyaka 13 gahunda yo gusenya no kwimura abaturage yarakajije umurego. Igwanzu, umuryango umwe wanze kwimuka kubera ko inzu bahawe yasimburaga iyi yari yegereye irimbi. Nyirayo yiyemeje kuguma mu nzu ye ya kera kugeza ahawe ingurane ihagije. Umushinga wo kubaka imihanda warakomeje, inzu isigara hagati mu nyubako nshya. Bitunguranye ihinduka ahantu hasurwa cyane kurusha ahandi. Mu gihugu cya Dagestan hari umudugudu wa Kubachi uri ku buhagarike bwa metero 1800 hejuru y'inyanja, uzwi cyane mu gukora imitako ya feza. Abana bigishwa ubu bukorikori bakiri bato kugira ngo umurage w'abasekuru babo utazazimira. Hirya no hino ku misozi ihanamye, kure cyane y'urusaku rw'isi ya none, Kubachi iracyabumbatiye ubusanzure n'amayobera by'ibihe bya kera. Ni ahantu hasa n'aho igihe cyahagaze, aho imihanda itaragera neza, bityo abahasura bagashingira cyane ku mutima wo kwiyakira w'abahatuye. Urahagera ukumva umeze nk'ugiye mu yindi si, aho amateka avugana n'ituze n'umwuka w'ubwiru ukagukurikira. Mu Bushinwa mu kibaya cya Xian Valley muri Jiangxi hagaragara ahantu hasa n'ishusho yashushanyijwe n'intoki z'umwartiste w'indashyikirwa. Inzu zimanitse ku rutare zubatswe mu buryo bwa kera, zifite inkuta z'ibiti, ibisenge by'amategura yirabura n'amadirishya mato y'ibiti, zituma umuntu yibaza uko abantu bashoboye kuhatura batikanga. Iyo uzirebye wumva nkaho hari ibanga zikubwira, ariko ntizirivuge mu magambo. Hegereye aho bita Ben Gorge, ifite uburebure bwa metero 110, irushaho kongera urujijo n'amatsiko. Icyo gitare cyubatsweho ibyumba 12, isomero, resitora imanitse n'ahareberwa ibyiza buri munsi. Uhagaze hejuru ureba isi kiri hasi, ukumva umuyaga uhuha unyura mu matwi, wibaza niba koko ari ubuzima busanzwe cyangwa uri mu nzozi. Ahantu hose hahurira ku kintu kimwe, gutuma umuntu yibaza, agatekereza, kandi akumva ko hari byinshi isi hisha amaso yabeje. Ni amayobera atari ay'ubwoba, ahubwo ay'ubwiza. Amateka n'ibanga ry'aho umuntu n'ibidukikije bihurira mu buryo butangaje. Mu gusoza, ibi bice by'isi bisa n'ibimanitse hagati y'ijuru n'isi, bidusigira ikibazo gikomeye cy'amayobera. Ese koko iterambere rigezweho niryo ryonyine rituma umuntu abaho neza, cyangwa hari ubwenge bwa kera twibagiwe? Kubachi, Xian Valley twereka ko isi ifite ibanga ryihishe mu gutuza, kureba urusaku no kubana n'ibidukikije. Ahantu hatwibutsa ko amateka adapfa, ko umwuka w'abantu wa kera ugihumekera mu mabuye n'inkuta z'isi, kandi birenzaho bigasiga igihu cy'amayobera. Ese ibyo tubona ni ibisigisigi by'ubwenge budasanzwe bw'abantu ba kera, cyangwa ni ubutumwa bucecetse butubwira ko hari indi nzira yo kubaho tutajya duhitamo? Mu gihe isi ikomeza kwiruka, ahantu ho haracyahagaze nk'ikirahure kiduha ishusho y'ukuri kwihishe, ukuri kutavugwa n'amagambo, ahubwo kumvikana n'umutima ucecetse. Ngende mugira bangati mukomeze mwagura uyu miyoboro ugere hirya no hino mu isi. Ndabashimiye.